Abakunzi ba Rwanda Gospel TV mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi nejejwe nanone n'uyu mwanya wo kuyotuganire. Nzi neza yuko waje kuri iyi channel ahabonera umugisha, waje kuri iyi channel asanga inyigisho zigiye zitandukanye n'abakozi b'Imana bagiye batandukanye. Rero wowe waje kuri iyi channel, nzi neza yuko utaguma nkuko waruri, ariko mbere na mbere nyemera twaye dusenga Imana. Mwami Yesu, mwami mwiza nyiringabo, ngushimiye kubw'uyu mwanya w'igiciro, ngushimiye kubw'unkurikiye muri aka kanya. Mwami w'abami nyiringabo, ibyo tuvugira aha byose biza abihesha umugisha ubwoko bwawe, abari mu Rwanda, abari no mu bihugu bigiye bitandukanye, mu izina rya Yesu. Rero nkurikiye muri aka kanya, reka mwami Imana inyigisho imubere umuyoboro wo kugira ngo yihindukirire, yitekerezeho, yirebe, arebe aho ahagaze, amenye icyo gukora mu gihe gikwiriye. Kandi Uwiteka nyiringabo Imana, kuko dushobozwa nayo Kristo duha imbaraga, muhimbara kugira ngo afate umwanzuro, kandi umwanzuro mwiza. Amen. Rero nshuti za Rwanda Gospel TV, nari mfiteyo inkuru irimo igitekerezo ngira ngo cyakubera isomo ryiza kandi ryagufasha, kandi nyuma y'iki kiganiro ushobore gufata umwanzuro. Nari ntangiye mvuga ngo pastori yibye amafaranga. Biratangaje, ariko reka wumve inkuru uko yagenze. Murabizi neza yuko abakristo bakunze gutumira abashumba babo, abashumba baturanye, abashumba b'inshuti zabo. Rero byabaye ku umuryango umwe utumira umushumba wari inshuti yabo, araza bamutumira saa sita gusangira lunch. Bageze mu rugo bati karibu umushumba bamwakira neza, ariko kuri ayo meza yariho ibisorori byinshi bateguriye, nawe urumva bateguriye pastori bari bateguye neza. Hakaba hari amadolari 100 yarari hafi aho ngaho kuri iyo meza. Noneho pastori aho yicaye iruhande rw'ayo mafaranga cyangwa se ayo madolari. Pastori bataye amadolari, ashobora kuba bashobora kuyamenaho ibyo bakayandura. Murabizi yuko amadolari agomba kuba atanduye. Afata aya madolari ayashyira kuri page ya mbere. Haleluya. Pasiteri amadolari yarari aho ngaho, ntago yabitinzeho. Bararya, barangije kurya, pasiteri arigendera. Noneho wa mudamu aza kwibuka ya madolari 100 yarari aho ngaho. Arabaza umugabo ati ya madolari wayahakuye? Arangije aramubwira ati oya, ariko ntiyabitinda. Urumva rwa rugo rwishoboye, amadolari 100 yari kubasakurisha. Ariko umudamu akomeza kuyatekerezaho. Nyuma y'amezi 3 wa mukozi w'Imana aza kugaruka muri urwo rugo. Madamu yarabyihoreye, ariko arashira amanga, aramubwira ati nanjye amadolari ngiye kuyabaza pasiteri, numva icyo ambwira, kuko yarayatwaye nta handi yatakaye. Arangije aramubwira ati pastori, cya gihe giheruka aha ngaha nta madolari 100 wamboneye hariya? Ati ya, amadolari narayabonye. Arangije ahantu hari Bibiliya nyine hafi kuri ayo meza. Aramubwira ati fungura Bibiliya urebe ku rupapuro rwa mbere rubanza, niho nayasize. Icyo yakoze, arafungura birahita yabona. Wa mudamu arikanga uburyo yatekereje ko pasiteri yamutwaye amafaranga ye cyangwa amadolari ye. Arangije arihana. Rero isomo nagira ngo ukuremo muri aka kanya, si byiza kugira ngo icyo utekereje ku muri mugenzi wawe uhita ukimugerekaho nk'icyaha. Rero yarihannye ati pasiteri rwose umbabarire, numvaga wenda we wayajyanye, ariko umbabarire Imana imbabarire. Ikindi cya kabiri, pasiteri nahabonera agatuti, nawe arababwira ati si byiza yuko umuntu ashobora kumara igihe maze amezi 3 utunze Bibiliya, ariko ukaba udashobora kuyirambura
ngo usome ijambo ry'Uwiteka umwami Imana. Ni byiza nawe birashoboka yuko hari ubutunzi ufite ariko buhishe muri Bibiliya, kandi ubutunzi bwawe buriya Bibiliya ubutunzi burimo n'ubwanjye n'ubwawe, ariko nkeneye umunsi ku munsi gufungura Bibiliya nkareba ijambo ry'umunsi, nkareba ijambo ryamfasha, kandi iryo jambo rishobora kuguha byinshi. Rero arangije nawe amugira inama yuko icyo gihe cyose amaze atabumbura Bibiliya, kuko byaragaragara ko atageze abumbura Bibiliya kugira ngo arebe ijambo ryamufasha, nubwo atari kwa amadolari, ariko ukeneye kugira ngo nawe ufungure Bibiliya uvanemo ijambo ry'Uwiteka umwami Imana. Ikindi nanone ni byiza tugire timetable, tugire gahunda, tugire umwanya wacu n'ijambo ry'Imana. Imana izakugira neza. Rero nagira nanjye nguhe ako gatekerezo, nkubwire ngo ese koko uheruka gusoma Bibiliya ryari? Tangira uyu munsi ugire gahunda yo gusoma ijambo ry'Uwiteka umwami Imana. Uzasangamo nk'uko umubiri wacu ukeneye ibyo kurya bya buri munsi, nanone n'ubugingo bwawe bukeneye ibyo kurya ariyo jambo ry'Uwiteka umwami Imana. Imana yo mu ijuru rero igufashe, idufashe kugira umwanya n'ijambo ry'Uwiteka umwami Imana. Rero aho bavuga ngo Pastor yibye amafaranga, ahubwo niyo ntekerezo ye, niyo byari mu mutima we, ariko amafaranga yarari iruhande rwe. Nawe reka nkubwire, ubutunzi bwawe buri hafi yawe. Shaka, vumbura, shakisha muri iki gitabo cy'Uwiteka umwami Imana, harimo ibyo ukeneye byose. Ukeneye amahoro mu rugo rwawe, hano mu ijambo ry'Imana harimo ayo mahoro. Ukeneye amafaranga arimo. Ukeneye umugabo, arimo muri iki gitabo. Ukeneye umugore, muri iki gitabo arimo. Ukeneye icyo ukeneye cyose, isi yuzuye n'iby'Uwiteka, kandi Uwiteka tuvugana nawe mu ijambo rye. Ndabakunda cyane. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha, ako karagaciyeho. Amen.